bakristu bavandimwe nshuti z'Imana, ndagarutse. Amazina ni Bibiane Manishimwe. Ngarutse kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana, duhugurane twumve icyo Imana ivugana natwe kuri uyu munsi. Ijambo rero mbazaniye cyangwa se ubutumwa, agaseke mbazaniye ni impuguro Imana yanyujije muri nge kugira ngo mbwire abantu mwese aho muri hose, mwebwe musenga mwifashishije amashusho, nimwumve icyo Imana ivugana namwe. Mbere yuko tugira icyo dukora, mbere yuko tugira icyo tuvuga, reka tubanze dushime Imana. Reka dushime Imana kandi dusabe Mwuka Wera kugira ngo azabane natwe, kugira ngo azavugane natwe, kugira ngo azatuyobore mu byo tugiye gukora byose. Reka dufatanye gusenga. Data, mu izina ryawe, Imana ikomeye, Imana y'igihangange, Imana iri mu ijuru, Imana yaturemye ikadushyira ku isi. Ikindi waturemeye usibye kukuramya, usibye kuguhimbaza, usibye kukumvira, kukubaha no kugukorera icyo udutuma. Aka kanya rero ndaje kugira ngo untume, ndaje kugira ngo nkubere mikoro wowe wivugire, kugira ngo ubutumwa wageneye abana bawe bubashe kubageraho bunyuze muri nge. Mpamagaye rero imbaraga za Roho Mutagatifu, mpamagaye Umwuka Wera kugira ngo azanyobore, simvuga ari nge ahubwo mvuge mbwirijwe nawe. Ibyo byose mbyambaje mu izina ryawe Yesu, kuko wavuze ngo icyo muzasaba Data cyose mu izina ryanjye azakibaha. Ukoro niko nambaje nizeye mu izina rya Yesu, amen. Interuro y'ijambo mbazaniye iravuga ngo abasenga bifashishije amashusho, nimwumve icyo Imana ivugana namwe uyu munsi. Ijambo ry'Imana niryo ritubwira ngo ubwoko bwanjye burarimbutse, burarimbutse rwose, nibyo burarimbutse, kuko ijambo ry'Imana ni ukuri, nta kindi kiburimbuye, burimbutse buzize kutamenya. Reka tugende turebe mu gitabo cy'umuhanuzi Hoseya, ibice 4 umurongo wa 6, haratubwira hati ubwoko bwanjye burimbuwe buzize kutagira ubwenge. Ubwo uretse ubwenge nanjye nzakureka, we kumbera umutambyi. Ubwo wibagiwe amategeko y'Imana yawe, nanjye nzibagirwa abana bawe. Ahangaha nakwibaza ngo mbese ayo mategeko Imana yacu idushinja ko twibagiwe nayahe? Reka tugende turebe ayo mategeko Imana idushinja ko twibagiwe, mbese ubundi turayazi. Reka tugende turebe mu Kuva ibice 20, tuhasome neza twitonze, turebe icyo Imana ivuga igihe yatanze amategeko yayo akwiye gukurikizwa. Turabizi neza yuko umuryango utagira amategeko urangwa n'akajagari, urangwa n'akavuyo. Imana rero ntago ariyo yakora mu kajagari, yatanze amategeko kugira ngo abayubaha bose bitwe ko bayubaha byanyabyo ari uko bayakurikiza. Reka rero dusome mu izina rya Yesu. Umutwe w'ijambo ravuga ngo Imana ibwira Abayisiraheli amategeko 10. Reka dusome mu izina rya Yesu. Imana ivuga aya magambo yose iti, ndi Uwiteka Imana yawe, wagukuye mu gihugu cya Egiputa, mu nzu y'uburetwa. Ntukagire izindi mana mu maso yanjye. Ntukiremere igishushanyo kibajwe cyangwa igisa n'ishusho yose iri hejuru mu ijuru cyangwa hasi ku butaka cyangwa mu mazi yo hepfo y'ubutaka. Ntukabyikubita imbere, ntukabikorere, kuko Uwiteka Imana yawe ndi Imana ifuha, mpora abana gukiranirwa kwa base, nkageza ku buzukuru n'ubuvivi bw'abanyanga, nkababarira bankunda bakitondera amategeko yanjye, nkageza ku buzukuru babo bibihe 1000. Ahangaha rero aya mategeko twibukiranye ko ari amategeko 10. Nago nayasoma yose ngo nyarangize, ni menshi cyane, buri ryose twajya twisuzuma tukareba ko turikurikiza. Ariko uyu munsi naje kureba hano ku murongo wa 4 havuga ngo ntukiremere igishushanyo kibajwe, ngo ntukagire gute,
ngo ntukiremere igishushanyo kibajwe. Ndimo ndavuga neza ikinyarwanda, wowe aho uri hose nzi neza ko wumva uru rurimi neza. Niba uri umunyarwanda ukwiye kuba unyumva, abanyarwanda kandi bari mu mpande z'isi zitandukanye. None rero umva uko ijambo rivuze ngo ntukiremere igishushanyo kibajwe. Mbese muri twe ntababa biremera ibishushanyo bibajwe? Ndahamya neza ko barimo rwose kandi ni benshi. Ntukiremere igishushanyo rero kibajwe cyangwa gisa n'ishusho yose iri hejuru mu ijuru cyangwa hasi ku butaka cyangwa mu mazi yo hepfo y'ubutaka. Ntukabyikubita imbere, ntukabikorere, kuko Uwiteka Imana yawe ndi Imana ifuha. Ngo ayo mashusho ntukayiremere, yaba asa n'ibiri mu ijuru, yaba ayo mashusho wayakoze ushushanya ibisa n'ibiri mu ijuru, waba wayakoze ushushanya ibisa n'ibiri ku isi, waba wayakoze ushushanya n'ibisa n'ibyo hasi mu nyanja. Kirazira kikaziririzwa ntukareme bene ayo mashusho ngo uyikubite imbere. Ntukayakorere kandi, kuko Uwiteka Imana yawe ndi Imana ifuha. Iyo si Imana ifuha gusa, ahubwo iranahana, igahora abana gukiranirwa kwa base kugeza ku buzukuru n'ubuvivi bw'abayanga, bw'aba bandi banze koko gukurikiza ya mategeko uko Imana yayatanze. Aya mategeko rero Imana yahaye Mose, iyandika ku bisate by'amabuye kugira ngo agenge umuryango w'Imana. None rero ndibaza ngo mbese ntago twaba twiremera ibishushanyo? Mbese ntago twaba tubyikubita imbere? Dore rero abasenga batyo Imana ibazaniye umuburo, ibabwiye yuko ibyo bintu ibyanga urunuka kandi mubikora murimo murasenga. Ariko noneho nagira ngo twumvikane icyo Imana ije kubabwira ibyerekeye gusenga. Nagira ngo tumenye uburyo dukwiye kujya dusengamo tutifashishije ayo mashusho twiremeye, kubera yuko Imana irabyanga cyane. Imana ibyanga urunuka. Imana rero yacu ni umwuka, bityo rero n'abayisenga reka bajye bayisenga mu kuri no mu mwuka. Reka turebe uburyo dukwiye kujya dusengamo, dufatanye rwose tubirebere hamwe. Ntabwo mbabwira ibyo mvanye mu mutwe wanjye, ahubwo ndababwira ibiri mu ijambo ry'Imana. Kandi ijambo ry'Imana ni itara, ni urumuri, niryo rigomba kutuyobora kugira ngo tutazayoba. Ahangaha reka tujye mu butumwa bwiza bwa Matayo umutwe wa 6, reka duhere ku murongo wa 5. Twumva uburyo dukwiye kujya dusengamo Imana yacu. Twumva uburyo niba twajyaga dusenga twifashishije amashusho, ibyo bintu Imana ije kubitwiyama kwibyanga. Kandi usibye kubyanga gusa, irabihanira, ikanabihanira abana b'ababyeyi babikoze. Aho rero niho ngiye kubereka uburyo dukwiye gusengamo Imana tubwirijwe n'ijambo ry'Imana. Ahangaha haravuze ngo gusenga. Ubutumwa bwiza bwa Matayo 6, reka duhere kuri 5. Nimusenga ntimukamere nk'indyarya. Ngo nidusenga ntitukamere nk'indyarya, kuko bakunda gusenga bahagaze mu masinagogi no mu nzira ngo abantu babarebe. Ndababwira ukuri yuko bamaze kugororerwa ingororano zabo. Ahangaha baratubwiye ngo nidushaka gusenga tujye tubigenza gute? Ngo ntitukamere nk'indyarya, kuko izo ndyarya zo zikunda gusenga zihagaze mu masinagogi no mu nzira ngo abantu bababone. Oye rero nujya gusenga ntukajye ugenza utyo, kuko ijambo ry'Imana riratubwiye ngo ndababwira ukuri yuko baba bamaze kugororerwa ingororano zabo. Umva rero uko ukwiye kujya usenga Imana. Ngo weweho nusenga ujye winjira mu nzu, ubanze ukinge urugi. Ngo winjire mu nzu yawe ubanze ukinge urugi, uhere ko usenge so mwihereranye, nuko so ureba ibyiherereye azakugororera.
ijambo ry'Imana ritubujije ngo ntitukajye dusenga nk'indyarya. Rirongeye kandi riratubwiye ku murongo wa 7 ngo namwe nimusenga ntimukavuga amagambo muyasubiramo hato na hato, nk'uko abapagani bagira, bibwira ko kuvuga amagambo menshi ari byo bituma bumvirwa. Nuko ntimugase nabo, kuko so azi ibyo mukennye mutaranamusaba. Nuko musenge mutya muti. Reka turebe uko tugiye gusenga, ariko ahangaha reka tubanze twumvikane, dushyire mu mitwe yacu ko hari uburyo bwo gusenga Imana idusaba. Imana iratubwiye ngo namwe rero nimusenga ntimukavuga amagambo muyasubiramo. Aha hantu reka tubanze tuhatinde cyane, ngo nidusenga ntitukajye tuvuga amagambo tuyasubiramo. Ibyo bintu ntago Imana ibikunda. Gusenga tuvuga ijambo rimwe turisubiramo, ibyo bintu Imana irabyanze. Aha mu butumwa bwiza bwa Matayo ibice 6 umurongo wa 7 harabitubujije. Kandi reka tubyumve koko twumvira Imana, twumve iki jambo rituyoboyemo aba ari cyo dukora. Niba twajyaga dusenga dusubiramo amagambo duherukiraho, kuko ibyo ngibyo ngo ni iby'abapagani. Nusenga ujye usenga ubwirijwe na Roho, ujye usenga ubwirijwe na Mwuka Wera. Ntukajye ushimishwa no gusenga usubiramo amasengesho watoraguye ahantu, usubiramo amasengesho uri gusoma mu bitabo. Ahubwo we nujye usenga, reka ujye usenga uyobowe n'Umwuka Wera. Reka ujye usenga kuko wasabanye n'Imana. Wasabanye n'Imana rero ntago agenda yashyize ku murongo ibyo agiye kuvuga nk'uko abapagani babigenza. Ntukajye usubiramo ijambo rimwe, hoya, ibyo ngibyo Imana irabyanze. Nagira ngo rero duhagarara aha hantu gatoya, twibaze ngo harya njyewe nsenga gute? Ntago njya nsubiramo amagambo. Ugasanga umuntu arahera ku munota wa mbere avuga ijambo rimwe, avuga interuro, ayisubiramo inshuro imwe, inshuro ebyiri, inshuro 50 ukazirenza, ugakomeza ugasubiramo. Ibyo bintu ngo ni ubupagani. Gusenga gutyo ni ugusenga nk'abapagani. Uramenye niba wabikoraga ntuzongere kujya usenga usubiramo, kuko iyo usenze usubiramo biba bigaragaza ko uri umupagani. Abo nibo babikora bibwira ko kuvuga amagambo menshi ari byo bituma bumvirwa. Ariko ngo mwe nimusenga ntimugase nabo, kuko so azi ibyo mukeneye mutaranamusaba. Nuko rero musenge mutya muti. Reka twumve formule Imana yaduhaye yo kujya dusengamo. Yaratubwiye ngo mujye musenga ngo Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze. Ntago nabwo yatubwiye ngo iri jambo iri sengesho tujye duhora turisubiramo, ahubwo ni formule yatanzwe nk'umurongo ngenderwaho wo kugira ngo tumenye uburyo bwo gusenga. Ugomba kubanza gusenga uhimbaza Imana, uvuga ibigwi byayo, uvuga ubuhangare bwayo, uvuga gukomera kwayo, kandi ukayisaba yuko ubwo bwami bwayo, ako gakiza kayo kakururuka kakagusanga. Ariho bavuga ngo ubwami bwawe buze, ibyo ushaka bibeho mu isi. Data, ibyo ushaka, reka ibyaha bicike mu isi. Icyo wifuza ko dukora reka aba ari cyo dukora. Ibyo ntibigarukiraho, ahubwo hagakurikiraho n'umwanya wo gusaba. Tuzi neza ko imibiri yacu ikeneye icyo kurya, dukeneye n'ibyo kurya by'ubugingo. Nibyo niyo mpamvu hano ku murongo wa 11 hatubwira ngo tujye dusaba, twibuke ko dukeneye ibyo kurya, yaba ari iby'umubiri yaba ari ibya roho. Ariho hatubwira ngo uduhe none ibyo kurya byacu by'uyu munsi, uduharire imyenda yacu nk'uko natwe twahariye abarimo imyenda yacu. Aha hantu harakomeye cyane. Muri Katolike ho turavuga ngo utubabarira ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho. Aho hantu rero harakomeye cyane. Ni kenshi tugenda tubwira Imana ngo Mana, mbabarira ungirire gutya, mbabarira ungirire gutya, ariko wowe
urabwira Imana ngo ikubabarire ibyaha ikwezi gutunganye, ariko wowe kubabarira umuntu waguhemukiye, kubabarira uwagucumuyeho, kubabarira umuntu uri mu mwenda. Twebwe iyo tuje Imana ituharira imyenda yacu, imyenda ijyanye n'iby'ibyaha twakoze, Imana ikatubabarira ikayiduharira, ntibiki tubaraho urubanza. Ariko twebwe iyo umuntu atubereye mu mwenda, nta na rimwe dushobora kumuharira, nta na rimwe dushobora kumubabarira ngo tumuharire umwenda we nk'uko Data wo mu ijuru abiduharira. Rero nagira ngo mbibutse ngo ibyo twifuza ko abandi bose batugirira, ibyo dusaba Imana ngo ikwitugirira, reka natwe tujye tubanza twitoze kubigirira abandi. Kandi kuri 13 tugakomeza ngo ntuduhane mu bitwoshya. Nibyo koko ibitwoshya ni byinshi. Sekibi nta kindi cyamumanuye kuri iyi si, nta kindi usibye kugira ngo adute mu moshya, nta kindi usibye kuturimbuza, ngo nta kindi cyamuzanye usibye kwica, kwiba no kurimbura. Aho rero aradushyeshyenga akatwoshya mu buryo bwose, tugashiduka twaguye mu mutego we. Ariko uyu munsi turasenze ngo ntuduhane mu bitwoshya, ahubwo udukize uwo mubi, udukize ibishuko bwe. Tukavuga kandi ngo kuko ubwami n'ubushobozi, iyo tuba tuzi yuko udashoboye Mana, ntabwo twari guta umwanya tukubwira amagambo angana gutya. Ariko kuko tuzi kuri Imana ishobora byose, kuko tuzi ko ubwami n'ubushobozi n'icyubahiro byose ari ibyawe ubu n'iteka ryose. Amen. Kuri 14 bakadutoza kubabarira abandi ibyaha nk'uko natwe Imana ihora itubabarira. Ngo kuko nimubabarira abantu ibyaha byabo, na So wo mu ijuru azababarira namwe. Ariko nimutababarira abantu ibyaha byabo, na So nawe ntazababarira ibyaha byanyu. Aha ngaha rero reka twisuzume, mbese ko duhora tugwa mu cyaha tugatabaza Imana ngo itubabarire, mbese twe tujya twibuka kubabarira abandi? Reka ntago tujya tubyibuka, ariko tugahora tuvuga ngo Mana utubabarire, Mana utubabarire. Kubera iki? Tuributswa yuko aka kanya mbere yo kujya imbere y'Imana ngo tuyibwire ngo tubabarire, reka tubanze twisuzume, mbese ibyo dushaka ko Imana itugirira twebwe tubanza kubigirira abandi. Gusenga bene data rero ni ugusabana n'Imana. Gusenga rero dusabana n'Imana ni ikintu cy'ingenzi cyane buri wese akwiye kwitaho. Imana iratubwira ko gusenga ishaka abantu bayisenga mu kuri kandi bakayisenga no mu mwuka, kuko abameze batyo ngo ari bo yishimira, abameze batyo nibo ikunda, nibo ishaka ko bayisenga. Imana ni umwuka. Ntukajye ushaka gusenga Imana wifashishije ibigaragara, wifashishije ayo mashusho. Imana yabitwihanangirije ko ari icyaha kibi, ko mu mategeko yaduhaye tutagomba kurenga kuri icyo kintu yatubujije, ariko usanga nibyo bituranga. Dushaka kuyisenga mu buryo bufatika, ariko iratwihanangiriza ko tugomba kuyisenga mu mwuka no mu kuri, kuko Imana ni umwuka. Ishaka ko ugiye kuyisenga abanza akava ku iyi si akajya mu mwuka agasabana nayo. Niba rero Imana ari umwuka kandi gusenga akaba ari ukuganira, ukiganira umwana agirana na se. Niyo mpamvu natwe niba Data ari umwuka dukwiye kubanza tukajya mu mwuka kugira ngo tubashe guhuza na Data, kugira ngo tubashe guhura tuganire nawe. Naho ubundi iyo bitabaye ibyo ntago twahura. Imana ni umwuka, ishaka ko abayisenga bayisenga mu kuri kandi bayisenga no mu mwuka. Uramenye rero, wewe wiremeye ibishushanyo, wowe ugenda ukabyunamira, wowe ugenda ukabipfukamira, wowe ukora iyo migenzereze, wumva icyo Imana ivugana nawe,
ko mu mategeko Imana yatanze, Imana yarabibuzanyije cyane. Nje rero kugira ngo nkuburire, kugira ngo utazagira ikintu na kimwe wireguza ngo ahari wenda ntiwabimenye. Menya iki ngiki uyu munsi, ko Imana ari umwuka, bityo n'abayisenga bakwiye kuyisenga mu kuri no mu mwuka. Kandi reka gusenga usubiramo amagambo nk'uko abapagani babigenza. Reka gusenga usoma amasengesho. Ibyo ngibyo ni ukuvuga amasengesho, ntago ari ugusenga. Gusenga ni ikiganiro kiba hagati y'Imana n'umuntu wayisanze. Ni nk'uko umwana mwiza aganira n'umubyeyi we. None Imana rero ko ari umwuka, uraganira na data gute utigeze ubanza kwinjira mu mwuka? Banza winjire mu mwuka. Umwuka rero ntago yakwinjiramo nawe ngo umwinjiremo udafite gukiranuka. Niyo mpamvu ukwiye kubanza ukavuga ngo ngiye kuganira na data, ariko ndacyafite ibinshinja, umutima wanjye ntago ubereye guhinguka imbere ya data. Ariko ndaguhumuriza, humura. Aho kugira ngo umuhunge, menya yuko Imana ni umubyeyi, Imana ni nyirimpuhwe, kandi urukundo yadukunze nirwo rwatumye yohereza umwana wayo Yesu Kristo, kugira ngo umwizera wese azahabwe ubugingo buhoraho. Ikiguzi cyaratanzwe, ni amaraso y'umwana utagira inenge w'Imana. Ayo ngayo niyo yaturokoye, ayo ngayo niyo yaducunguye, ayo ngayo niyo yatweza tugashiraho ubwandure bwose. Iyo umaze kwera rero uhinguka imbere y'Imana data, nta mugayo n'umwe ukurangwaho. Isengesho ry'umunyabyaha ni ikizira imbere y'Imana. Uyu munsi rero nk'uko icyuma gityazwa n'ikindi cyuma, niko umuntu akaza mugenzi we. Uyu munsi nje kubaryaza, nje kubabwira ngo aho mwari mutangiye kugimba reka mbaryaze. Murcyare mukebe, reka murcyare mushashagirane. Mumenye yuko iyo migenzereze mwari mutangiye kuyoboka yo gusenga musubiramo amagambo, iyo migenzereze ari ubuyobe. Iyo migenzereze Imana itayishaka. Iyo migenzereze ntizatuma uhura n'Imana. Hoya ntago bishoboka. Bibiliya ntagatifu iravuga iti icyuma gityazwa n'icyuma, n'umuntu anoza imyifatire ya mugenzi we. Nje hano kugira ngo dufatikanye, nyobowe na Roho Mutagatifu, nyobowe na Mwuka Wera, turebe uburyo twanoza imyifatire yacu dukurikije ijambo ry'Imana. Unyemerere rero ntiwiziba amatwi, kuko ijambo ry'Imana mu Migani 28:9 haratuburira ngo wiziba amatwi ngo atumva amategeko, gusenga kwe nako ni ikizira. Amategeko y'Imana rero turayazi, ni yayandi 10 ari mu Kuva ibice 20 cyangwa iyimuka Misiri umutwe wa 20 kuva ku murongo wa mbere ugakomeza. Aho ngaho niho dusanga amategeko y'Imana, ibyemewe n'ibitemewe. Uwo ni wo murongo tugomba gukurikiza. Rero uramenye ntuze kwiziba amatwi kugira ngo utabasha kumva icyo Imana ivugana nawe uyu munsi. Impamvu kandi nahagurutse nkaza kugira ngo ndebe ko nabafasha kumenya ikizima, kumenya igikwiye, tumurikiwe n'ijambo ry'Imana. Nibyo Bibiliya idusaba, nibyo Bibiliya itubwiriza. Reka tugende turebe, twumve icyo Bibiliya itubwiriza ku byerekeye no kwamamaza ijambo ry'Imana. Turagiye turebe uburyo kwamamaza ijambo ry'Imana ari umurimo twasigiwe na Kristo, kandi tusabwa kubikora tutikoresheje. Buri muntu wese wibwira yuko akorera Imana, wibwira yuko ari umwana w'Imana, akwiye kuba azi neza umurimo Imana yaduhamagariye, ko ari umurimo mwiza wo guhugurana. Tugahugura buri wese mu ntege ze, mu mbaraga ze. Nashishikarire kwamamaza ijambo ry'Imana. Uwo niwo murimo nyamukuru Imana yahamagariye umwana wese wayo, umwana wese wamenye Yesu Kristo, umwana wamenye ko Kristo ari umwami w'abami, umwana wamenye ko Kristo yapfuye kubwe akamuha ubugingo. Hari inshingano uhabwa, turazisanga muri Timoteyo wa 2 ibice 4. Reka dusome duhereye kuri 1. Timoteyo wa 2 ibice 4.
reka twumve icyo hatubwira. Haratubwira ngo ndagutongerera mu maso y'Imana no mu maso ya Kristo Yesu uzaciraho iteka abazima n'abapfuye ubwo azaboneka aje kwima ingoma ye. Umva icyo agusaba, ubwirize abantu ijambo ry'Imana, ugira umwete mu gihe kigukwiriye no mu kitagukwiriye, uhane, uteshe, uhugure, ufite kwihangana kose no kwigisha, kuko igihe kizaza batazihanganira inyigisho nzima, ahubwo kuko amatwi yabo azaba barya yifuza kumva ibibanezeza, bazigwiriza abigisha bahuje n'irari ryabo, kandi baziziba amatwi ngo batumva ukuri. Bazayoba bakurikize imigani y'ibinyoma. Ariko wehoho wirinde muri byose, wemere kurengana, ukora umurimo w'umubwiriza butumwa bwiza, usohoze umurimo wawe wo kugabura iby'Imana. Aho ngaho iyo mpasomye mpita numva icyo Imana ivugana nanjye, kwimpamagarira kubwiriza, kugabura ijambo ry'Imana, nkabikora mu bwihangane, nkigisha igihe n'imburagihe, ngatota, ngahana, ngatesha. Kubera yuko impamvu Imana impagurukije, impamvu Imana iguhagurukije, nuko muri iyi minsi ya none hariho abigisha batigisha inyigisho nzima, ahubwo kuko amatwi yaba barya. Abantu barashaka kumva inyigisho zihuje n'ibyo amatwi yabo ashaka kumva, nyamara inyigisho nzima ni za zindi zikubwira ngo ibi wari urimo ni bibi, hindukira. Dore wari uri gusenga utayobowe n'umwuka, byihorere. Uyu munsi wa none senga umurikiwe n'umwuka, senga uburyo bwose ubwirijwe na Roho. Reka gusenga usoma amagambo, reka gusenga uyasubiramo. Ibyo birabujijwe, ahubwo Imana ni umwuka, n'abayisenga reka bayisenge mu kuri no mu mwuka. Ntago ari ngombwa kurema ibishushanyo, ibyo ni ikizira, ibyo ni amahano. Ntago ari ngombwa kubyikubita imbere, ntago ari ngombwa, twabibujijwe ngo ntukiremere ishusho iyo ari yo yose, yaba isa n'ibiri mu ijuru, yaba isa n'ibiri ku isi. Noneho amahano ntukagikubita imbere. Hehe, ubu wabara bazikubita imbere y'amashusho ejo uko bangana. Nubwo mwakwiziba amatwi ngo mutwumva, mumenye icyo Imana ivugana namwe, ko ibyo bintu ari ikizira kandi ko izabibahanira. Ngo ibyo urabikora nka kwihorera ukibwira ko mwanye nawe, ahari wenda wabikoraga kubera kutamenya. Ariko Imana ihagurukije abigisha baza kuguhumura amaso kugira ngo utazabona n'icyo wireguza. Ibyo bintu bireke. Imana ni umwuka, bityo n'abayisenga nibayisenge mu kuri no mu mwuka. Gusenga Imana ni ugusabana nayo. Ntago wasabana n'Imana umwuka utari mu mwuka. Mbere na mbere banza winjire mu mwuka, saba Roho Mutagatifu akuzuremo, ubashe kumenya ibyo uvuga ubwirijwe nawe. Kuko nuvuga utavugishijwe na Mwuka Wera, ntuzamenya ibyo uvuga. Uzasenga ibidakwiye. Ijambo ry'Imana riravuga ngo murasaba ntimuhabwe kuko musaba nabi. Mwuka Wera niwe utumenyesha gusaba igikwiye, niwe utumenyesha uburyo tuganira na Data. Ariko ugasanga umuntu afite agatabo k'amasengesho, arasoma akava ku ntangiriro, umunsi ukira ari gusoma. Mbega ukuntu bibabaje. Uwo mwanya iyaba wawufataga agaciro kawo ukakawuha, ukamenya ko ugomba gusabana n'Imana mu mwuka, wakagiye rero ukabanza ugashaka uburyo uhura na Mwuka Wera. Mwuka Wera ni umufasha, ni umuvugizi, niwe twasezeranijwe. Kandi uwo nguwo niwe utwigisha, niwe uduha ibyo kuvuga, niwe udusengesha, byakwanga akanadusengera. Mwuka Wera ngo aratunihira mu miniho irenze imivugire, kuko azi icyo Data ashaka. None rero banza umenye gusenga ko ari ukujya mu mwuka, ntago gusenga ari ukugenda uko wiboneye. Hoya, banza rero wihane, wiyeze, kugira ngo uwo Mwuka Wera aguturemo. Namara kuguturamo niwe uri bukuyobore.
nawe agende aguhindura umwuka ubashe gusabana na data mu mwuka. Ariko igihe cyose ugifata agatabo k'amasengesho ugasubiramo amagambo, nabyo bitemewe. Gusubiramo amagambo ntibyemewe, ngo ni iby'abapagani. Ugasanga uravuga interuro imwe ukayisubiramo inshuro 100, ukayisubiramo inshuro 150, ukayisubiramo inshuro 200. Ibyo ngibyo ngo ni ugusenga nk'abapagani. Ntukajye ugenza utyo. Wowe Imana irabikubujije uyu munsi wa none ngo ntukagenze utyo, kandi ntukifashisha amashusho igihe cyose uri gusenga Imana, kuko Imana ni umwuka, n'uyisenga wese ayisenge mu kuri no mu mwuka. Rero hari abandi nabo bajya gusenga ntibamenye yuko hari inzira imwe yo kugera kuri data. Inzira yo kugera kuri data rero nta handi, ni Kristo Yesu. Niwe nzira, ukuri n'ubugingo. Ntawe ubasha kugera kuri data kereka we wenyine amujyanye. Ariko nkufitiye inkuru nziza, kugera kuri Kristo, umwami wadupfiriye, umwami w'abami, umwami w'ubuzima bwacu, umucunguzi wacu, nta kindi bisaba, ntacyo. Ikimenyimenyi, dore aratubwira ati, dore mpagaze ku rugi ndakomanga, niwumva ijwi ryanjye ugakingura, ndabana nawe, nsangire nawe. Ariko se Kristo uko ahagaze ku rugi rw'umutima wanjye akaba ari gukomanga, mbese nakinguye? Kubera iki ntigeze nkingura? Ni ukubera iyihe mpamvu? Yesu ahagaze ku mutima ari gukomanga, aho kugira ngo mukingurire, ahubwo nkarorongotana muhunga, nkajya gushaka abamvuganira, nkajya kwiyambaza abatagatifu, nkajya kwiyambaza umubyeyi wa Yesu, ngo reka ajye kumvuganira. Mu by'ukuri murumva mutari kuyoba inzira. Yesu ahagaze ku muryango arakomanga. Reka tubirebe, tubisome kugira ngo nawe ubyiyumvire neza. Reka turebe Ibyahishuwe ibice 3 umurongo wa 20. Twumva uburyo hatubwira, uburyo Yesu ari kutwirukaho, uburyo yadushatse akaba yatugezeho, akaba yarenze inzu tubamo, akaba yarenze uyu mubiri wacu, akaba yinjiyemo imbere, akaba yageze ku mitima yacu, adushakashaka, adushakana umutima w'impuhwe, adushakana umutima w'urukundo. Dore reka dusome mu izina rya Yesu Ibyahishuwe 3 umurongo wa 20. Harivugira hati, dore mpagaze ku rugi ndakomanga. Dore mpagaze hehe? Ku rugi ndakomanga. Umuntu niyumva ijwi ryanjye agakingura urugi, nzinjira iwe dusangire. None muvandimwe, ndakubaza ngo ko Yesu ahagaze ku mutima wawe akaba arimo gukomanga, ni igiki kikubuza kumukingurira hanyuma ugahitamo kujya kurorongotana, ngo urajya kunyura kuri runaka ngo akugeze kuri Kristo, ngo urajya kunyura kuri runaka ngo akugeze ku Mana? Inzira iraharuye kugera kuri Kristo, ni direct, nta intermediaire ihari. Kubera ko n'ikimenyimenyi nk'uko ijambo ribitubwiye, ahagaze ku muryango arakomanga. Ahubwo nge nakwibaza ngo ni iki gituma uri kumuhunga ukanga gukingura, aho kugira ngo wumve ijwi rye maze ukingure? Aka kanya ndagusaba ngo ubwire Yesu ngo karibu, nditeguye. Niba ufite n'ipfunwe ry'ibyaha byawe, ndaguhumuriza ngo humura. Yesu aravuga ubwe ngo yemwe abarushye n'abaremerewe, nimunsange ndabaruhura, kuko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima. Nimuze mbaruhure, mbavane mu bubata bw'ibyaha. Ntago ndi kure bigushuka ngo nyura hariya na hariya. Hoya dore nge niyiziye, nafashe urugendo. Ntago ari wowe uzunsanga, ahubwo ninge wateye intambwe zitagira ingano nje kugusanga. Nakugezeho, nageze ku mutima wawe, ariko sindi bwinjire utanyemereye. Ndahagaze ndi gukomanga. Wirorongotana, wimpunga, wigira ubwoba, humura, nje kugukiza, nje kukurokora, nje kuguha ubugingo buhoraho. Wowe icyo ngusaba ni kimwe, vuga ngo yego, injira.
ibyari bishaje ndabihindura bishya, ibyari ibyaha ndabihindura kwera. urabagirana, umbonye abayabonye byose. None muvandimwe, uri kurorongotana, uri guhunga Kristo, ukiruka imisozi n'imisozi, umusize iwawe ahagaze ari gukomanga. wabuze ubwenge bwo kuvuga ngo injira, ahubwo uri guhunga ngo ngiye kunyura kuri runaka, ngo ngiye kunyura kuri runaka, ngiye kunyura ku mutagatifu runaka. Nagira ngo nkubwire yuko ijambo ry'Imana rirasobanutse, ni ururimi rwumvikana neza. we wumva Ikinyarwanda, ijwi ry'Imana riravuze ngo dore mpagaze ku muryango ndakomanga, niwumva ijwi ryanjye ugakingura, ndaza nzi wawe. None ntago ushaka kumva ijwi ry'Imana ubwabyo no kuryumva, na mbere yo gukingura ntushaka kumva, ariko ijambo ry'Imana ryakubwiye ngo niwiziba amatwi, ntuzabe mu biziba amatwi ngo batumve icyo Imana ivuga. Uwiziba amatwi ngo atumve icyo Imana ivugana nawe, ngo gusenga kwe nako kuba ari ikizira. Umva rero, Imana yaje, Yesu yiyiziye, yaje gukomanga. Nta kindi usabwa aka kanya, ni ugukingura gusa. Va mu buyobe, va mu kurorongotana, vuga uti ndi hano Mana, ndahari, Nyagasani ndahari, ariko ndanduye, ariko meze nabi, sinkwiye kukureba, sinkwiye ko winjira iwanjye, ariko vuga ijambo rimwe gusa mbone gukira. Yesu nta kindi arakubwira ngo nkingurira. Mbese witeguye gukingurira Kristo, cyangwa ugiye gukomeza kurorongotana ushaka abamukugezaho? Ndakubajije, nsubiza. Njyewe ndi wowe, nazirikana neza ijambo rimanukiye uyu munsi ko Kristo ari gukomanga ku mutima wanjye, nkahita nkingura, akampindura mushya, akanyuhagiza amaraso ye, akampa ubugingo buhoraho. Ahari wenda waba utsinzwe n'iri jambo, icya mbere cyo ntujye usenga mu kuri no mu mwuka. Reka da, usenga wifashishije ibishushanyo, kandi byo ni ikizira, twabibujijwe. Kandi usenga usubiramo amagambo nk'uko abapagani babikora. Herukiraho, ntuzongere. Imana ni umwuka, abayisenga bayisenge mu kuri no mu mwuka. Ikibazo ufite ni ukuvuga ngo ndajya mu mwuka gute? Dore inzira yo kujya mu mwuka, banza wihane, wiyeze, kuko Mwuka Wera aho yageze niwe wemeza abantu iby'ibyaha byabo. Mwuka Wera aho yageze rero aramurika, Kristo nawe akaza akakoza. Mwuka Wera akagufasha urugendo, kuko niwe mufasha twahawe. Uwo nguwo kandi niwe muvugizi, abandi bavugizi bose ntabahari. Niwe wenyine mufasha, niwe utuvuganira, niwe uzi gusenga bya nyabyo. Uwo ni Mwuka Wera, uwo ni Roho Mutagatifu. Witeguye kumwakira? Numwakira rero arinjira iwawe, akwemeza iby'ibyaha, agufashe guhinduka, Kristo azature muri wowe. None uriteguye, cyangwa uhisemo kwiziba amatwi ngo utumva icyo Imana ikubwira? Ijambo ry'Imana ravuga ngo hazabaho inzira nyabagendwa, izaba ari inzira yo kwera, abanduye imitima bo ntibazayigendamo. Kandi ngabantu naho baba baswa gute, abagenzi niyo babaswa gute, ntago bazigera bayoba iyo nzira. Ahari wenda warorongotanye igihe kirekire, ariko uyu munsi ndaje ngo ngushyirire itara mu nzira, nyobowe na Mwuka Wera, ntumwe na Kristo, ngo ubone umucyo, ubone ko inzira wari uri kugendamo n'ibyo wari uri kuyikoreramo bidahuye no gushaka kw'Imana. Uhinduke, uhindukire. Ibi nkubwira ntago ari byitumirije, biri mu ijambo ry'Imana. Hindukira rero, Kristo araguhamagara. Niwumva ijwi rye ntunangire umutima. Ahari wenda iri jambo ryaba ari gutsinda, reka dufatanye gusenga. Mwami Yesu, wavuye mu ijuru uje kunshaka, uje gushaka intama yazimiye. Dore uhagaze ku rugi rw'umutima wanjye, uri gukomanga.
ariko nananiwe kukubwira ngo injira, ahubwo ndi kurorongotana nshaka izindi nzira zikugeraho. Nyamara sinigeze menya ko waje uhagaze no ku muryango w'umutima wanjye. Icyo nsabwa ni ukuvuga ngo yego, karibu, injira. None ndi gushaka inzira ikugeraho. Iyo nzira ntayihari. Ni wowe nzira, ukuri n'ubugingo, kandi waje wageze iwanjye. Ahubwo nananiwe kuvuga ngo ndemeye, injira. Kandi ntawe ujya ufata ku gahato. None rero maze kwibutswa icyo uvugana nanjye, nguhaye ikaze mu mutima wanjye, ngwino uturi wanjye usangire nanjye. Uwakubonye aba yabonye byose. Ndakwakiriye nk'umwami w'umukiza w'ubugingo bwanjye, kandi ndahamya neza ko waje kunshaka ukiyambura ubumana, ugafata kamere muntu, ugapfa urupfu rw'agashinyaguro rubi, kugira ngo unyuhagire, kugira ngo ungobotore mu bubata bwa Sekibi. Uyu munsi wa none rero nyandukura mu gitabo cy'urupfu, kuko abazaba badafite amazina yabo yanditse mu gitabo cy'ubugingo, abangabo bose bazaba hanze, aho bazaba barira kandi bahekenya amenyo. Niyo mpamvu Yesu nciye bugufi, ndarambaraye, ndapfukamye, ngo winjire iwanjye, nguhaye ikaze mu mutima wanjye, umpindure mushya, kuko nzi ko ubishoboye. Ndagusabye Mana, wicare iwanjye. Ibyo byose mbyambaje mu izina rya Yesu Kristo, kuko wavuze ngo icyo muzasaba Data cyose mu izina ryanjye azagikora. Amen.